Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu buva hera ubane nawe. Reka dusenge tuganire nk'abana b'Imana, nk'abagenzi bajya mu ijuru, bakundwa muri Kristo Yesu. Ni ibihe bikomeye, ni ibihe dukwiriye gukomeza kuba mu maso kugira ngo ubwo Kristo Yesu azagaruka azasange tumwiteguye. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko waturinze, turagushimiye kuko wabanye natwe, turagushimiye kubw'ineza, turagushimiye kubw'imbaraga, turagushimiye kubw'ububasha n'ubushobozi, turagushimiye kubw'igitinyiro no gukomera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro muri uyu mwanya, izina ryawe ryamamare rishyirwe hejuru. Dusabye twizeye ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, kandi aya masaha umuntu wese uzadukurikirana reka azahabwe umugisha uva hera. Bisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye. Ngira ngo kenshi twagiye tuvuga ko kuri izi mbuga nkoranyambaga Imana igiye gushungura ibintu byinshi, hanyuma bikamenyekana, urukungu n'amasaka bigacayuka. Imana yagiye ikora mu buryo bukomeye kandi butandukanye, mu buryo budasanzwe. Abantu benshi bamaze kubona ko iyo ari Imana ikorana n'umuntu biragaragara, agaragarira ku mbuto yera. Kandi ntekereza ko hari n'abasigaye biyita amazina mukabamaganira kure. Ibyo ni byiza kuko mwagize ihishurirwa rikomeye, mwagize ubuntu bw'Imana budasanzwe, kandi mwakomejwe n'amaraso ya Yesu, niyo yabashoboje kumenya ibyo abandi batamenya. So rero Imana y'amahoro ikomeze kutugirira neza. Bene data rero, uyu mwaka turimo nakomeje kubivuga kenshi kuko nkomeje kubihabwa kenshi cyane. N'umwaka dutangiye, kandi tuwutangiye mu by'ukuri abantu bafite ibyishimo mu mitima yabo, kandi ibyo nta kindi kibitera nuko hari uburinzi Imana yadushyizeho, hari uburinzi Imana yagushyizeho, hari ubuntu bw'Imana bwakubayeho, hari imbaraga zakubayeho z'Imana zibana nawe, bituma ibyo wagiye unyuramo wabonye ukuboko kw'Imana kukurwanirira, wabonye imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe, wabonye ubuntu bukomeye bw'ijuru bwabanye nawe. Ni ukuri, niyo mpamvu benshi batangiye uyu mwaka 2026 bashima Imana, bavuga ngo mwami himbazwa. So hanyuma inshuti zanjye, inshuti za Kristo, inshuti z'ijambo ry'Imana, inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, bana b'Imana, dukwiriye gukomeza urugendo. Ndagira ngo nkubwire ngo dukwiriye gukomeza urugendo. Kubera iki dukwiriye gukomeza urugendo? Nuko aho tujya, aho dusiganirwa kujya, ntabwo turagerayo, kandi aho tugana harimo mu nzira imitego n'amahwa. Hari imbaraga zidashaka ko tugera aho dusiganirwa kugera. Aho nta handi, turagana mu bwami bwa Kristo, turagana mu bwami bw'Imana. Uhereye igihe watangiriye urugendo, wahuye na byinshi byakurwanyije, byakunanije, wahuye na byinshi byari gutuma urekura Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, ukarekura ijambo ry'Imana, ndetse kandi ukirwanirira mu buryo butandukanye. Ariko Uwiteka yaguhaye imbaraga, yaduhaye imbaraga, na n'uyu munsi turacyahagaze, turacyari mu rugendo, kandi turingingira abantu bavunikiye mu rugendo bagasigara inyuma, ngo mwongere mugaruke mu rugendo rujya i Siyoni, mugaruke mu rugendo rugana ku Mana Data. Umuririmbyi yaravuze ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, aravuga ngo twegereye ururembo tuzarutahamo. Aravuga ngo urwo rurembo rwera tuzarutahamo.
aravuga ngo kandi urwo rurembo rwera ibirurimo byose byubatswe n'izahabu. Aravuga ngo iyo zahabu ni nziza cyane. Hanyuma undi aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Aravuga ngo kandi twiringire Imana yacu kuko ariyo izakora imirimo. Uyu mwaka ni umwaka wo komatana n'Imana, ni umwaka wo gukonektana n'Imana, ni umwaka ijuru naryo ryiteguye komatana namwe, Imana ikomatana namwe. Nugendana n'Imana ntacyo uzicuza. Reka nkubwire, ibindi byose uziringira uzicuza, ariko niwiringira Imana ntabwo uzicuza ko wiringiye Imana, ntabwo uzicuza ko wiringiye Kristo. Ni umugabo udahemuka, ni umugabo w'intwari, ni umugabo urinda ijambo yavuganye nawe. Abantu bashobora kukubwira ibintu bakabihindura kuko nyine ni abantu. Nawe hari ibyo wabwiye abandi wahinduye, ariko mu by'ukuri reka nkubwire, ntabwo wabihinduye kuko ubanza, ahubwo kuko utari Imana, kuko uvuga ariko gusohoza ari ukw'Imana. Ushobora kuba warasezeranye byinshi ariko kubisohoza ntibikunde, abantu bakagukamira mu kitozi, ariko urwo ni uruhande rw'umuntu. Ariko reka nkubwire, Imana nigusezeranya ifite imbaraga zo gusohoza icyo yavuganye nawe. Iyo ivuze ntawayivuguruza, iyo ikinze ntawe ukingura, kandi n'iyo ikinguye nta muntu ukinga. Mu by'ukuri ntabwo mfite umwanya munini imbere yanyu, ariko niyumvisemo kubakomeza, niyumvisemo kubabwira ngo akarindagiza k'isi ntikabaherane. Turi kubona ibintu byinshi cyane, abiyambura ubusa, abakora ibiteye isoni mu buryo bukomeye. Turi kubona inkuru nyinshi zicicikana, abashyamiranye baterana amagambo, kandi mu by'ukuri nyine kuko igihe dusohoyemo ni igihe cy'akarindagiza. Satani afite abagenti bari kumupromotingira ibintu ze, kugira ngo abantu aho kugira ngo babe mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, aho babe mu mwanya mwiza wo kumva icyo Imana ivugana nabo, bahugire mu bintu biri aho ngaho nyine bidafite umumaro. Ariko Bibiliya iravuga ngo nimuhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Amatabaza yacu ahore yaka, kugira ngo ubwo umukwe azaza azasange tumwiteguye. Mbese uriteguye? Ibyahanuwe byose byadusohoreyeho. Turindiriye ko Imana ivuga, Kristo agatwara itorero. Niyo mpamvu uko tubonye akanya, tutitaye ngo turi ahantu hasa neza cyangwa hasa nabi, ni ukurekura icyo Imana idushyize ku mutima aho turi hose. Haleluya. Umwami Imana Nyiringabo ikomeze guhagararana namwe, ikomeze kukurwanirira. Sinzi aho uri, ariko nshuti yanjye, ni umwaka ukwiriye kwegerana n'Imana, ni umwaka ukwiriye komatana n'Imana, ni umwaka ukwiriye gusabana n'Imana, ni umwaka ukwiriye guhabwa inkomezi iva ku Mana. Ni umwaka ukwiriye kuganira n'ijuru, ukamenya icyo ritekereza, ukamenya icyo rigushakaho. Umuririmbyi yaravuze ngo hariho icyo nkwifuzaho mwami, nubwo mpora ngucumuraho. Ngo unyeze mwami, unyejeshe amazi ndetse n'umuriro niba ushaka. Ngo ibyaha birimburwe, Uwiteka arimbure imizi y'ibyaha mu bugingo bwa buri muntu wese, kandi Uwiteka atange kunesha gukomeye, atange gutsinda kudasanzwe, atange imbaraga idasanzwe, akurwanirire kugeza ku rwego abanzi bawe bamenya ko mu ijuru hari imbaraga z'Imana irwana intambara kandi ikayinesha. Inshuti z'umusaraba rero, bakundwa mu mwami, ndagira ngo tube mu bihe byo gusenga.
tube mu bihe byo kwegera Imana. Kandi iyo mbabwira ngo tube mu bihe byo gusenga, nuko nzi icyo ndi kuvuga, nzi icyo ndi kubabwira. Dukwiriye kuba mu mwanya wo gusenga, dukwiriye kuba mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, dukwiriye kuba mu mwanya wo kuganira n'Imana. Ntucike intege bitewe n'ibiri kukubaho. Ndagira ngo nkubwire ko amateka ajya ahinduka, ubuzima bujya buhinduka. Tuzi benshi bari batunze ubu badatunze, tuzi n'abatari batunze ubu batunze. Imana niyo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Imana niyo imenya imigenzereze y'umuntu, kandi Imana niyo ifata imigambi ya shitani ikayambura imbaraga, igatanga ubutware n'ubushobozi. Imana niyo ikenyuruza abantu igakenyeza abandi. Imana niyo yonyine ishobora kuzabana nawe no mu rupfu mukinjiranamo mukabana. Umuririmbyi yaravuze ngo no mu ipfa ryanjye iryo zina rya Yesu rizampumuriza. Mbese hanyuma y'ubu buzima ujye uzirikana ko hari ubundi buzima. Mbese ujye utekereza ku munsi wawe uzapfiraho. Ukwiriye kugwiza imirimo, ukwiriye kurwiza imirimo. Hari imirimo abera bakora bazahemberwa, tuzahemberwa mu bwami bw'Imana. Nta kintu na kimwe ukorera mu maso y'Imana kitazagira ingororano zacyo. Ibyo umuntu abiba, nkunda kuvuga ko nibyo asarura. Inshuti zanjye, utitaye uko ibihe bimeze, ongera wegera Imana cyane, kandi nyamara mwegera Imana. Uyu mwaka harimo igosora rikomeye cyane, harimo ishungura nanone, kandi harimo umunzane utari mutoya, harimo igipimisho gikomeye. Rero Imana idufashe ibiro byacu bikomeze gushyika, kugira ngo tubashe gusingira icyo Kristo atugenera mu buzima bwacu. Umwami Imana ishobora byose ikongereremo imbaraga mu bugingo, kandi igukomereze amaboko mu buryo budasanzwe. Tuzi muri Bibiliya abantu benshi bagiye baca mu bikomeye, ariko Imana ikabana n'abo bagabo bo kwizera. Tuzi Saduraka, Meshake, Abednego, mu by'ukuri baciye mu itanura ry'umuriro. Ntekereza ko abera n'itorero muri kino gihe turi guca mu itanura, turi guca mu muriro, turi guca mu itanura. Ariko ndashima Yesu ko iryo tanura ntabwo ari kure yaryo, aririmo nawe, turi kumwe nawe. Ni igihe tumaze igihe kinini abantu benshi imbaraga ziri gukamuka, imbaraga zirimo zikamuka. Umwanzi ari kugenda adukamya, umwanzi ari kugenda atunyaga, umwanzi ari kugenda atwonka, umwanzi ari kugenda adukuramo ibintu, adukuramo iby'ubugingo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Yesu nawe ahora atuvomerera, ahora aduha imbaraga, ahora agendana natwe, kandi azakomeza kugendana natwe. Hanyuma kandi tuzi Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, ariko ntiyagira icyaba. Intare ntizagira icyo zimutwara, intare ntizagira icyo zimutwara. Se niba wumva icyo kintu simbizi. Intare ubundi muri kamere yayo, kuvuga ngo yabonye umuntu cyangwa yabonye inyama ikwiriye kurya ntiyiriye, ni ikintu kigoye. Noneho bazikingiraniye mu mwobo, nazo zirashonje, ntizagiye ku muhigo, ariko bajugunyemo Daniyeli. Imana ibana nawe imbere y'intare, ziryana kabisa. Ariko haleluya, reka nkubwire, nubwo zitonoma ariko ziraziritse, kandi nubwo Satani yazura umugara,
mu ijuru hari Imana izakurengera ikakuvuganira mu buryo bwombi, kandi hari Imana izakwambutsa ibyo utari kwiyambutsa ukabyambukamo. Nta kindi wakwishingikiriza. Ndabizi ko buri muntu wese aba atangiye umwaka afite intego muri uku kwezi kwa mbere. Hari uvuga ngo nzagera kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Uko wagambiriye niko n'abarozi bagambiriye. Baravuga ngo uko byagenda kose natwe tuzabuza abantu amahoro, tuzaburizamo ibyo abantu bavuga ko bagiye guteramo imbere, tuzakuraho ibi n'ibi n'ibi. Ariko kandi nudasenga intego yabo bayigeraho. Ukwiriye rero kuba maso, ukwiriye kwegera Imana, ukwiriye kwegerana n'Imana, ukwiriye gukorana n'Imana kugira ngo ubashe kunesherezwa nayo. Intego zawe ufite Imana nidashyiramo akaboko kayo biragoye kuzigeraho. N'ibyo wageraho Satani yabimanura. Ibyo sinirengagije ko hariho n'abakozi ba Satani, ariko kandi reka nkubwire, umugisha Imana itanga utandukanye n'ibintu Satani atanga. Ibintu bya Satani birashashagirana ariko ntibiramba. Mfite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye batura bavuga bati kuva tuvuye aha tukaba tuvuye mu mwobo wa Satani, tugiye kwegera Imana, tugiye gukorana n'Imana, kuko nta cyiza Satani ahemba, ntacyo. Nuwo kumwaza abantu, arakugeza mu kirere akadekura ugahonda umutwe hasi. Bene data, ikuzimu baragambiriye, ariko ijuru ryamaze kugambirira kudukura muri iryo tanura ry'umuriro. Haleluya! Uwiteka agukomereze mu gakiza no mu mbaraga ze no mu buntu bwe bwinshi no mu kunesha kwe. Ngusubijemo imbaraga, ngusubijemo gukomezwa n'Imana. Ongera ukomeze urugendo, ongera wagura imbago, ongera waguke mu mwuka, ongera upfukame, tinda ku mavi, tinda imbere y'Imana. Ibyo abantu bagambiriye batari beza ntabwo bizasohora. Icyo Imana yakugambiriyeho nicyo kizasohora. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi wa Kristo urakomeje ku buzima bwawe. Icyo yavuze yarakivuze, icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, ntawe uzakivuguruza. Bibiliya iravuga ngo dore nshyize urugi rukinguye imbere yawe, kandi nta muntu ubasha kurukinga. Haleluya! Kandi Bibiliya ikavuga ngo niwe Alufa na Omega, itangiriro ndetse n'iherezo, n'uwa mbere akaba n'uw'imperuka. Haleluya! Watsinze urupfu, wanesheje ukuzimu, wambuye Shitani ifunguzo, azabana nawe, azakomezanya nawe, azakurwanirira. Aho urwariye humura, aho uryamye komera, ibyo uri kunyuramo ihangane, ihanganira igicuku, igitondo kizaza. Ihanganira umubabaro, ibyishimo birenda kuza. Hanyuma yo kurira habaho guhozwa, hanyuma yo kubabara habaho kwishima. Umva rero, ntugire ubwoba, kuko ukurangaje imbere afite imbaraga zo kukubeshaho. Navuze ngo no mu rupfu tukabaho. Yemwe bene data, yemwe bana b'Imana, uko twatangiye tugume mu rugendo, dukomeze urugendo. Imana ibishimire, kandi Imana ibabere umujyanama mwiza. Uyu mwaka Imana ikuremere abanyamugisha, ikuremere umugisha kandi mu biganza byawe. Nawe ubera abandi umugisha. Ubugugu ntibuzarangwe mu biganza byawe, ahubwo gutanga kuza n'umugisha kuruta guhabwa. Ibyo bizaba ari we bibaho, kandi imirimo dukorana urukundo tuzayihemberwa, ariko iyo tutakoranye urukundo ntabwo tuzayihemberwa. Rero Imana ibagirire neza. Reka ngusabire umugisha, reka ngusengere, reka dusengane nawe.
mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti aramaza wenyine, nta mugisha uri mu by'isi, umuramutsumuka, ibya Yesu ntibishira, aramaza wenyine. Ubwo nzagera mu rupfu, Yesu azaba ampagije, azanjyana iwe nduhuke, Yesu azaba ampagije, nzaba nambutse rwa ruzi, nzamutse njya mu ijuru, nzamwirebera mu maso, Yesu azaba ampagije. Urakoze Mwami Imana, izina ryawe rihimbazwe, kuko waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Hamwe na bene data turasenze ngo umwuka wawe wera abane na buri muntu wese, kandi akoreshe buri wese ibidasanzwe. Imbaraga n'ubushobozi bw'Imana, gukomera no kunesha biva hera, bikomeze kubana n'uyu muntu wari udukurikiranye muri aya magambo y'ihumure wari utanze kugira ngo ntambutse imbere ya Ruratashye Ministry. Mu izina rya Yesu Kristo y'inkomezi, abantu bawe tubangamiye imigambi ya Satani, tubangamiye imigambi y'abadayimoni, tubangamiye imigambi y'abarozi, tubangamiye imigambi y'abakonikoni, tubangamiye imigambi ya shitani n'abadayimoni kuzimu. Turasenya utunama twabo, turasenya imitego yabo, turayiteguza imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Buri muntu wese ajya agendana n'ukuboko kw'Imana, buri muntu wese ajya agendana n'ikiganza cy'Imana, buri muntu wese ajya connectana na Kristo Yesu. Mwami Imana Nyiringabo, abadayimoni niba dutegera hasi uducishe mu kirere, niba dutigera mu kirere uducishe ku butaka, niba dutegera ibumoso uducishe iburyo, niba dutegera iburyo uducishe ibumoso, tujye tubisikana nabo kubw'imbaraga zawe, tujye tubisikana nabo kubw'ubutware bw'Imana, tujye tubisikana nabo kubw'ubushobozi bukomeye bw'ijuru. Mu izina rya Kristo Yesu, rengera abarwayi, rirengera abadafite shinge na rugero, rwanirira abatari bafite ababarwanirira, hensha umugisha abantu bawe, rwana intambara nziza, kora ibikomeye n'ibitunganye, wiyerekane kandi wigaragaze, bimenyekane ko Kristo ari we Mana y'ukuri. Sabye nizeye kubw'imbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wowe wari udukurikiranye uri hano mu Rwanda, udukurikiranye uri Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Congo, Zambia n'ahandi ku migabane y'i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu Bufaransa, abari muri leta zitandukanye muherereyemo, Dubai, abari Oman. Umwami Imana ijuru ribishimire, ijuru rikomeze kubatambutsa, kandi uko Imana yabanye nawe muri uriya mwaka ndi kwirongera kubana nawe mu buryo budasanzwe. Abantu bamwe na bamwe ndetse bari bafite imigambi mibisha ku buzima bwawe byarabayobeye, n'ubu rero bibayobere mu izina rya Yesu. Situasiyo urimo iyo ari yo yose, Uwiteka Imana ikurwanirire kandi igutsindishirize muri iyo situasiyo uhagazemo. Ndabizi ko iri sengesho rirakugirira umumaro, byanga bikunda. Wizere, kuko ntabwo ku musozi Karumeli Eliya yikebaguye, oya, yaravuze ngo bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana mu Bisiraheli bose, kandi n'imbere y'abo bahanuzi ba Bayali. Rero
bana b'Imana turi ku musozi Karumeli, ariko ndabizi ko Imana yacu niyo Mana nyamana. Imana y'abera niyo Mana nyamana. Imana y'imbabazi niyo Mana nyamana. Imana ishobora byose niyo Mana nyamana. Uwiteka ukomeye niwe Mana nyamana. Imana ikwagure kandi Imana igukomeze muri situwasiyo urimo iyo ari yose, ariko kandi abari muri situwasiyo mbi ndagusengeye kugira ngo Imana igukuremo, iguhe situwasiyo nziza, uhagarare muri situwasiyo nziza. Imana rero ibahe umugisha. Shalom, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Prophet Evode, umuntu w'Imana n'abantu b'Imana. Turabakunda kandi cyane, dukunda Yesu, dukunda Kristo, niwe wadupfiriye, niwe watubambiwe. Imana ibagirire neza. Shalom, 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 shalom.